umuntu aje akavuga ngo ibi bintu ntabwo ari bo babyikoresheje n'iki mwabipfa wakumva ariko kwaka ibyo wakoreye. Ariko inkuru nziza nuko Imana yacu mu gutungana kwayo kose Imana itaretse umunyabyaha ngo agumuke ngo nyine abe hari umunyabyaha abizi cyangwa atabizi ngo maze nibirangira arimbuke. Bavandimwe, dufite Imana y'urukundo. Imana yacu ikungahaye mu rukundo, igira ineza n'imbabazi. Nicyo gituma ibyanditswe byari bihamya ko yigiriye inama tutazi isi n'ijuru bitararemwa mu Befeso, igambira gukiza abantu bayo ibakirishije yo ubwayo. Niko yatanze umwana wayo Yesu Kristo, Imana 100%. Yesu araza abo muntu 100%. Uyu Yesu abaho yumvira Imana mu mategeko yose yandi twabonye twege twigometseho. Yego, ayumvira mu bigo bw'uko Mose yari yaranda, anayumvira mu mutima w'Imana. Mu yandi magambo, we ntiyagize gutekereza, ntiyagize gukora, ntiyagize kwibwira kugomera Imana, ahubwo yakiranutse ubuzima bwe bwose. Igihe gikwiye uyu Yesu araza bambwa ku musaraba. Kristo abambwa ku musaraba. Mu Balewi havugaga ko umusaraba ujyaho ikivume, ariko Kristo aba ikivume mu cyimbo cyanjye, njyewe mutware ikivume. Ndi ikivume kuko nagomeye